nongeye kugusuhuza wowe udahema gutwara kuri kumwe natwe mu biganiro byacu bya buri munsi ndetse n'amakuru agiye atandukanye tukugezaho uyu munsi mu bijyanye na shops cyangwa se muri entertainment nta kindi kiri kuvugwa cyane usibye ifungwa rya bamwe mu basitari bo mu Rwanda nyine. Ubwo ndavuga Miss Muheto uherutse gufungwa azira ibyaha bigiye bitandukanye ndetse n'umugabo uzwi nka Fata ku mavuta. Reka twigarukire kuri Fata ku mavuta aho rwose yashyikirizwaga cyangwa se yagezwaga mu rukiko kujya gusomerwa ibyo arega n'abamurega. Fata ku mavuta ikintu wavuga nyamukuru cyamutayemo cyangwa se cyatumye nyine afatwa agafungwa harimo ibijyanye n'amagambo agenda avuga atangaza nyine. Hari n'ibindi birego nyine bagiye bamushinja bigiye bitandukanye, n'ikindi cyihariye yuko nyine ngashobora kuba rwose anywa ku kamogi. Reka turebe impamvu cyangwa se impamvu ifatika Fata ku mavuta yaba yarafunzwe. Abenshi bavuga ngo ni umunwa cyangwa se ngo ni ukutamenya gukontorora ururimi rwiwe kuriya nyine agenda avuga amagambo ku bahanzi cyangwa se ku bantu, ariko si we wenyine kuko urebye ibyo bintu bireze mu bijyanye na shops mu Rwanda. Usanga umwinfluencer umwe yifata agaharabika undi cyangwa se akamushyira ku karubanda ukabona ko nyine ni ibintu biri kugenda bifata umurego. Niyo mpamvu rero leta ishyiramo imbaraga kugira ngo irebe uburyo ki yabigabanya. Fata ku mavuta ikintu cyamushyizemo nyamukuru ni ukurenga ku byo yari yabwiwe. Buriya mw'abantu mwe ntimugakinishe last warning aba ari last warning. Burya iyo baguhaye last warning cyangwa se bakaguha ngo bwa mbere n'ubwa nyuma, ibyo bintu bikoze bwa mbere n'ubwa nyuma, inshuro ya kabiri cyangwa se uzongera kubikora uzagira ute uzabiryozwa. Fata ku mavuta rero ikintu cyamushyirishijemo ni ukurenga kuri last warning. Burya wa muntu we iyo umuntu aguhaye last warning rimwe kabiri ukayirengaho, ubwo nyine agushyiramo rwose akagutamo. Ni nka YouTube iyo ubonye strike imwe bakwereka ko baguhaye umuhondo, baguha strike ya kabiri, ubwo akaba ari umuhondo uvanze n'umutuku w'ukuntu, ubwo bagukubita strike ya gatatu bakagira ute channel yawe bakayikubita hasi neza ugasandara. Fata ku mavuta rero nibyo byaje kumubaho nubwo yitwaza ngo abandi se bo ko bavuga kuki badafungwa, abo bose bayago ngo bande bose kuki badafungwa. Bariya nabo bahawe last warning ariko urabona ko bahise bagira ute bagerageje kubyitwaramo neza nyuma yo guhabwa last warning. Ikintu rero tubona wenda cyangwa se n'abasesenguzi muri rusange bari kubona gishobora kuba cyarashyirishijeho Fata ku mavuta ni ukurenga kuri last warning, akavuga ko atazongera kwitaba ubugenzacyaha RIB, akarenga nyine ku mabwiriza yari yahawe ngo yishinze abandi, kandi abandi bo ntabwo barahabwa last warning, wiwe akirengagiza ko afite last warning.
ni ikintu rero tubona ko aricyo gishobora kuba cyaranamushyizemo rwose. Ndagushimiye wowe ukomeje kubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi, mwibutsa gukora subscribe, komeza ugira ibihe byiza. Ciao.